utuntu nyine two bakira bakuru bacoye oya kagasana yarabizi unyanya gatunguru agakaroti twageze hano nsanga kuri kamera nk'uko mubibona muri kubona bita Karabo. Karabo ari guheza ari kwigisha abakobwa ari kubigisha ngo uburyo bakinamo. Boss ngiye nakoraga muri agence rero niho muri amansuraga abakira baho bakankunda nafite uburambe muceceka mwese imyaka ine ceceka Miki aba nibo bakozi bambwiye ngo bakoze mu nganda zo mu y'agaciro. Abagore rero kuba mfite umugore wowe utaza kunteranya na madamu akaza kunshinya inkokora ndyamye nijoro utaza kutuma hari ukuntu abigenza. Icyo navuga cyo ni kimwe nuko ngewe ndi umwami w'abakobwa kandi ndabakunda nabo barankunda. Uyu nguyu yarambwiye ati Karabo iyo nakubuze imisonga iratera mu mara, imitsi yanjye icika intege, amaraso aravuduka cyane. Batagira ngo ni biyari gusa nzi gukina n'izindi gahunda zose nzikurikirana 5 kuri 5. reka base someho gato Nagukubita imbwa y'ingumi baheranye ukuntu kaze. ubu inkoko mwatuguriye turayimanuza iki tugurira icyo kuba rero nese bino nko kuri amanuka bose mu bagira ubwenge wabonye akayega Wageze gira umushakira umugabo nkuko wamushakiye umuziki akamenyekana mushakire n'umugabo kuko nabonye imisusi irasigaye afite ibisusu biri hariya birimo gutuma abantu bavugishwa. Urimo urareba amaboko no mu maso kwa utubwenge wowe. Hato wiyumva gute kwa wicaye hagati y'abahungu byibuze utanazamuraho gake kugira ngo urebe ukuntu warobesha na Karabo bari kwirebera ku gatako munyishyure ndashaka kwishyura. Umva daga mushefu sasa urishyuza tutananywe se ni wawe singuye mabuje se Ntabwo ibyo bya boss mbizi ngiye mu amafaranga. Karabo na Fred baranzi nambaye umwenda muremure nambaye umugufiya ariko Yambaye gusa. Karabo oya Karabo wagira Umva mbanza nkubwire bashaka kugutuma iwawe ariko utazansuzugura Jesus utazajya ubona twirirwa tugendana ngo uvuge uti Karabo ibintu byose turi kimwe ndugu yangu nuko buriya tuba twiyoroshya tukagenda gake kugira ngo abantu batatumenyera ariko subwo je aya yose ndashyira 600. reka nkwibareze uretse gato nibareze no wowe nuntsinda amafaranga ndayaha Jesus 600 ni nkutsinda Jesus arayama ubwo we nta kintu uri murakorera je nta kintu ndi gukorera wowe ntacyo oya ntabwo ibyo bintu birimo Gira mugire vuba. nese Miki ngaho rero shira tugende kishira tubuza akazi none se waduhamagaye ahubwo mwishaka Kubaza biravuye. ufite angahe kuri telefone tugomba kwishyura nta ukumeze nta n'igiceri cy'icumi na telefone barayinya muri filime zanyu mukina hari umukobwa abantu bajya bagira inama ngo azajyambara yikwiza. Uriya mukobwa bamwita Miki sibyo? Ese wowe uriya mukobwa imyambarire uyivugaho iki? ni myiza ari abari mu kazi ubundi mu buzima busanzwe turebe ubundi muri iki umuntu akinnye se ntabwo uzi gufata inkoni neza ninde muntu ufite inka nyinshi ushobora kuba ukiri intuza uracyari isugi ariko Karabo akunda kubaza ibintu by'amasugi. Kara iyo urebye abakobwa uyu nka kuno buri gukina waje gukina ukara abakobwa baba bahari ntabwo ujya wicuza impamvu washatse umugore. Hari umuntu nabonye muri comment arandika ngo Karabo ko nabonye ukina nuriya ni kira gishongore kira kizungerezi kira cyotara kira gikobwa uzagishobora mu burira hari ukuntu mwiburungushura bikagenda neza. Ndugu yangu ndegera mbanze nkubwire ngo kuba umuntu yaba ari ukuntu ansumba cyangwa iki ntabwo bivuze ko kuri ya gahunda ibintu bigenda nabi. Abo babantu tugabanya stupid kuba umuntu ari stupid mu mutwe ijewe kira gikorwa kwa hano ndi kumva afitemo ibiceri harimo 400. wose ufite angahe kuri telefone yanjye yishyira 100 na tike yanzanye nawe wayimpaye ariko mane kizabakene noneho baradufunga kugira ngo uhure na Regis byagenze bite? kugira ngo mpure na Regis Yes reka nongere mbasuhuze bakunze basiri mu Jesus TV nanjye mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Hano turi kuri Believer ni ahantu heza cyane abera ibintu byinshi bigiye bitandukanye akaba ari ahantu team ya Regis Kit
asanzwe akinira amakomedi, akorera filime ze zigiye zitandukanye. So uyu munsi rero twavuze tutireka dufate umwanya dusure abakinnyi ba timu ya Regis turebe ukuntu babimeze kuri tele. Tukaba tugiye kuba twabaganiriza, urabona barimo abakobwa beza cyane ndetse n'abahungu, dore ni naho uwo bita Karabo nako bari kwigisha abakobwa babo kuri kamera nk'uko mubibona muri kubona uwo bita Karabo. Karabo ari guheza ari kwigisha abakobwa, ariko bigisha ngo uburyo bakinamo piyari. Nababwiye ko turi hano turi kuri tele, turaza kujyana n'undi tuganiriza abantu bagiye batandukanye. Cameraman ngwino wegera hano imbere tubanza turebe ukuntu bimeze hano. Yo meze bite ko ndebe gutungura abantu we sababu ntago mbatunguye man, nje kureba uburyo Karabo ararenze. Karabo ko Karabo ataraga kukwivugwa reka turebe abanya biyari gusa nzi gukina, ariko ndagira mbanze mbwira abantu batagira ngo ni biyari gusa nzi gukina, n'izindi gahunda zose nzikurikirana 5 kuri 5. Twagiye none, reka turebe n'umukobwa. Cameraman wanjye nansabye bahita kuri Biriva, bahita kuri Biriva. kuri Biriva bazanyishyura. uje untunguye, ariko nubwo untunguye ndashaka gutsinda Karabo. Banabasuye nkavuga nti Kara twagiye kuri Biriva. Ikintu cya mbere nahabonye usiga mikoro, uri kugenda usiga mikoro ngiyi bya mikoro twari twabivuganye, wari wabigose kubera ko umunyamakuru ukomeye. Reka nkubahe abantu bajye banabimenya ko ariwe waza abantu bajye banamenya ko ariwe wazanye Joyeuse, ngo Joyeuse mon bébé. twagiye ariko umva Joyeuse igira umushakira umugabo, nkuko wamushakiye umuziki akamenyekana, mushakire n'umugabo, kuko nabonye imisusi irasigaye afite ibisusu biri hariya birimo gutuma abantu bavugishwa. nawe uri kuvugishwa, ngeze ko mfite ikibasumba cyanjye namvugishwa miye. aho mwita Kara. Reka none turebe n'umukobwa. Kara tugiye kureba we n'uyu mukobwa uri butsinde undi. Twagiye nubwo ntunguye uriya mukobwa, reka nze tugire, ariko uze kumbabarira mbanze nze kuvuga ku matotoro nabonye arimo aravuga ngo pasta ngo banywenga amaraso, ngo yanywenga amaraso ya Pastor Theogene. Ariya matotoro ndaje twikomereze. Ndabona ntazi ibintu mbereyemo ibyari byo Kara. Ndashaka kugutuma iwawe. Hano ni abaswa gusa. Kabisa n'umukobwa mwiza hano ari kwigisha. Ikipe yawe bahita ngo iki Kara? Iyanjye ni Gasogi. Ubu ni Gasogi. Ihanganye n'iyihubwo ngubwo. Wowe ikipe ni Ngiye mfa na Peri man. Gasogi. Oya buretse ni ikipe ya Gasogi n'ikipe ya Sunrise. Ya indi yo mu mabati, wowe uri Sunrise. Abanyadi Sunrise. Wowe uri Sunrise. Ikipe yanjye na Peri Kara. Reka tuza turebe, reka turebe. Ako Kara reka nkubaze. Sibyo? Reka tubeting. So tubetinze mwese ko muri abasa. Tubeting uyu mukobwa mutsinde. Nga ntari. Ndabyemera. Urashyira hangahe? Oye urashyira hangahe? Ngewe mbikwereke. Ndayashyiraho. Ariko utazansuzugura Jesus utazajya ubona twirirwa tugendana ngo uvuga uti Karabo ibintu byose turi kimwe. Ndugu yangu nuko buriya tuba twiyoroshya tukagenda gake kugira ngo abantu batatumenyera. Ariko subwo je aya yose ndashyira 6,600. Cyose ngiye ko ndi umukene kwa makuru. Urashyira hangahe? Ndashyiraho 2. Ntari bitukire. Twagiye. Nantsindi witu ya. Jesus urayama. Cyangwa ubizanye muri shop mu kiganiro. Nta bya shop biziri hano urayama. Ese watsinze biragenda bite Kara? Watsinze biragenda bite? Yewe ni inkuru. Mubishyize mu mafaranga. Reka nkwibareze. Uretse gato nibareze no. Wowe nuntsinda. Amafaranga ndayaha Jesus. 6,000. Ni nkutsinda. Jesus arayama. Ubwo we nta kintu urimo urakorera. Je nta kintu uri gukorera? Wowe nta. Oya. Ntabwo ibyo bintu birimo. Yashyiraho nawe. Mfite 5. Ndabishyiraho njye. Ubundi umva. Ikibazo umunyamakuru arakennye 2,000 subwo. Umukobwa ashyizeho 5, ashyizeho 6, naye nshyizeho 2. Twagiye. Katurebe uza gutsinda undi. Kara ndakina 2 witonde wayitayemo. Ni 2. Twagiye. Ibintu bibaye seriye none. Niko. Katurebe. Ubundi muri iki umuntu
twagiye dukomeza tureba kabisa hano ni match ngiye kubyita umupira reka turebe izo kipe rero ahubwo zose urazifana ako se inkoni wakinnye se ntabwo uzi gufata inkoni neza ninde muntu ufite inka nyinshi ushobora kuba ukiri intuza uracyari isugi ariko kare bakunda kubaza ibintu by'amasugi twagiye aha ninde ugiye gukina n'umukobwa noneho mu gihe umukobwa ari gukina nzaba ndi kuganira n'umuhungu kara urabona iriya nka bimeze ubundi wowe urabibona ute izi nka se izi nka zimeze neza ikibazo uyu mukobwa niwe utazi gukina naho ngewe ndimo ndabikora neza urumva uyu mukobwa urumva ndimo ndamwigisha yananiye ndimo ndamubwira nti we kugira ngo nkwigishe neza gura icupa rya fanta hano banze ndinywe ngo wapi urinjiza iye banze uvuga kwinjiza iyi ngiyi nitajyamo biragenda bite itajyamo se irajyamo ego birega ndaje mbikwereke ega twebwe nibwo ngiye kubona ubuswa bwawe ubuswa nakine kabiri buriya rero kara bajya agira ikibazo urabona wowe afite amaso ane ntabwo byakunda ko areba umupira twagiye niyo mpamvu ubona ari gutsindwamo ukuntu ariko uyu mukobwa uretse gato nawe abanza tubwira wagiye gukina iyi urinjiza iyi ngiye kwinjiza umutuku kandi urabona ko zashize reka turebe abafana banjye batansuzugura reka mbikwereke reka ndangize game urarangiza reka ndangize game abafana batansuzugura kara wagiye kwinjiza umugabo twakomeje ubanza no mukino utari burangire kara amafaranga yanjye uretse gato amafaranga yanjye na shese rwose wanza ngiye kuyasubirana kibiri cyane ubwo uracyana bifitiye impuhwe abandi bahiye bitanu byaje baburetse gato wakoze ku nka yanjye none se simbyemerewe nitushate twagiye ahubwo vuga ngo ubu uri muri amagira ahubwo wowe kara twicare twiganire uretse gatoya mbaze uretse maze kiremeze ngiye hari umufana wanjye uherereye mu gihugu cy'Ububirigi yitwa Desire yaje mu Rwanda ategura n'ubukwe ashobora kubona nakinnye nabi kuko ni umusiporutifu ugasanga arangaye buri munsi yo nakoze akantu keza nyohereza amadolari 100 urumva ubwo rero Desire ngiye gukubita akantu hano ka danje ubwire na Murisa wawe nawe yongereho amadolari 100 ubwo giye gukubita ubwo urohereza 100 n'umugore nikatajyamo n'uryohereza ntari uzamwohereza ikibazo karabagira ari ikintu reka tugende turebe ntazi uburyo agiye gutsindwa yandi yose yaguhaye isura yagarura urayamusubiza usibye no kugutsinda gusa ndanagushakira n'umugabo kuko nasanze abahungu murimo gukundana baguhamagaye nta kigenda kara nawe umukino wanyu ntabwo warangiye umukino n'uwabaswa ngwino mwicare tuganire noneho bakunze ba Slim Jesus TV rero kadufata umwana twiganire kuko bano bantu nabonye umukino wabo utarangira ni kumwe na cameraman bita Kega kuri kamera tuganire kara bimeze bite rero umeze neza cyane nimeze neza cyane abandi baba bari gukina bari gukina wangiza ukajya kwibetana cyane ukaba uri kukigira mba ndimo ndabigisha abana abakobwa tuba dutemberana abo ngubu rwose ibintu birimo bigenda neza ariko noneho kuba tugendana nta kindi ni ukuba nyine turimo gukina gutya nta bindi birenze ikindi twahuriye mu kazi twaje muri shoot hano kwa Regis niyo akunda gushutingira hano muri Biriva ndumva ari ibyo ariko isaha yanjye abantu uba wayizumiza abantu bakayireba jya uzuminga neza abantu barebe ko karabo batazajya banyibeshyo bakandeba mu kabongo kara iyo urebye abakobwa uyu mwakuno buri gukina waje gukina kara abakobwa baba bahari ntabwo ugiye wicuza impamvu washatse umugore kare sinagiye gushaka umugore abakobwa byana biriho nagiye gushaka umugore abandi bakobwa ntagenda babona na nyuma yuko mushaka nibo mporamo urumva rero nta kibazo madamu ntago ajya afuha se ko mba hano mba naje gushaka umugati afuha wapi
ntabwo yafuha. ntabwo yapfa amereza akamaro n'uwo mukobwa nawe tuganire. Umeze gute se? Ni sawa. Umeze neza? Yego. Bakwita ngo iki? Nitwa Dushimimana Josiane. Nkaba ndi umwe mu bakinnyi ba Regis. Aha rero mudusanze twari turi mu kabiyari gatoya bahita kuri Briva, niho dukorera za shuti abakunzi bacu bakunda cyane. Hari samake twariye hano, hakaba n'inkoko ndetse n'ifiriti. Byose mwamaje mboneyeho gushimira abafana bacu aho bari mwubahwe. Bajye no kwa Regis, bajye kwa Regis bakande subscribe, bajye banareba ama movie cyangwa se amafilime ducishaho za comedy. Mujye mudushyigikira. Wambaye neza. Hano hari undi mukinnyi dukinana ukomeye cyane, mu kanya turamubereka, yitwa Freddy. Niwe wabo wa super manager. Ni umusore muremure cyane. Abakobwa batangira bagira iyereko. Waje ugasuza super manager ko mbizi kumufana. Ngwino usuze super manager. Akunda super manager, wagira ngo super manager wagira ngo yamugiriye sumba wana. Niko Byasaba kugira ko niko super manager uramushaka wiki. Ubu ngubu rero tukaba tugiye gufata umwanya tukaganira na Karabo n'umukobwa bari babibonye ukuntu Beyari nyivunira umuheto. Ndayizi cyangwa ntago nyizi? Beyari wabibonye? Nese ngenda ndakubwira ngo urabizi, abantu ntabwo babirebaga. Kuki ushaka kumwigisha? Kara, reka kubeshya abantu. Mu by'ukuri ko ariko tuyihagaritse, ninde warusigajemo inka nkeya? Nige warushigaje mu gihe. Warufitemo inka nyinshi. Kara, na n'ubu ziracyagaragara, ubwira njye kuzibara. Harimo imituku 3. Umva abantu mudukurikiye. Hakabamo imihondo buretse 5. Waruri Kara, tuanza tuganire. Uriya mutipe ubanza tubwire kuri uriya mutipe ko urimo uramubona neza. Ndi kumubona bumuretse. Hano urebe icyo cyuma kibazo. Uretse ibintu by'irari Kara. Ni igisumizi. Kara, uretse ibintu by'irari. Ako jye wibuka ko ufite umugore mwana, sibyo? Nta kibazo. Icyiza njye nyuzamo nkanakugira n'inama, sibyo? So Kara, mwari muri gukina biyari n'uyu mukobwa, sibyo? Ariko uyu mutipe yiseba ngombwa ko nawe yicara kuri microphone, kuri kamera. Reka manze nguhereze umwanya wivuga, ariko mbere ko nguhereze umwanya ukivuga, Karabo yabanje kumbwira ngo uri muri umuntu wa super manager, nibyo cyangwa sibyo? Warwaye impasha. Aba ni abarwaye impasha. Ngo no kwa super manager ngo baraturanye we nabayago. Ngo nta wabameneramo. Ubu ngubu uvuze super manager nabi, uyu nguyu yarakwataka. Uvuze uyu nabi, super manager gukubita umujugujugu mu mugongo. Ubwo ni ukuvuga ngo nuko nguko. Tabago bimeze bite se? Tabago tumeze neza cyane. Turatwika, ibintu byose ni ku murongo cyane. Urabizi Yago niwe muhanzi wa mbere, byose ngira ngo turemeranye. Fresh cyane, ibyo ngibyo ndabyemera cyane. Okay, uyu munsi rero ndashaka ko noneho dufata umwanya noneho, sibyo? Tuganire cyane turaganira n'uyu mukobwa uri hagati. Karabo wasanzwe bamuzi. Busanzwe Kara niwe ujya ukunda kutuzanira abakobwa n'ubundi n'ubusanzwe. Munsi akaba hari umukobwa agiye kuba yatwereka. Umwami w'abakobwa. Hari ujya Kasuku niwe ujya kuvuga ngo ni umwami w'abagore. Genda umwami w'abakobwa. Abagore rero kuba mfite umugore wowe Fred, umva nkubwire, utaza kuntiranya na madamu akaza kunshinya inkokora ndyamye nijoro, utaza kutuma hari ukuntu abigenza. Icyo navuga cyo ni kimwe, nuko ngewe ndi umwami w'abakobwa kandi ndabakunda nabo barankunda. Uyu nguyu yarambwiye ati Karabo iyo nakubuze imisonga iratera mu mara, imitsi yanjye icika intege, amaraso aravuduka cyane. Ndabeshya? Atombaye neza. Urakoze cyane. None se kwambaye ibintu bingana gutyo, uriya nta kuntu abikunyuzamo basi ukageza? Kubera ko utumenyereye kutubona twambaye ibintu bigufiya. Njye ni ubwa mbere nkubonye. Ni ubwa mbere nkubonye. Ni abanyamakuru bayobya uburari, kubera ko uyu nguyu azi filime za Regis zose. Uyu nguyu Sirimu Jesus arazireba. Ahubwo je Sirimu Jesus yarambwiye ati uriya mukobwa nzamufatisha nte ngo dukore ikiganiro. Ko nabonye itako rye nkabona riteye amabengeza rira buriya rimeze ukuntu. Sikwambwiye. Wabonye itako ryande? Wabonye itako ryande? Wabonye ngo wabonye itako ry'uyu mukobwa ngo umubiri ngo utangira ngo kugira gushesha urumeza. Ako Kara, tuhita tunabigana arakoze kubizana, sibyo? Uyu mukobwa urabona ukuntu yambaye, sibyo? Urabona ukuntu yambaye. Kutangiye ubwenge butangiye kugenda. Atakwitse itako.
ko ari umukobwa wiyubaha biriya byose abikora kubera filime, abikora kubera kugira ngo akine role neza. None rero ubwenge ko bugiye kandi atigeze agira gute, urimo urareba amaboko no mu maso kwa utubwenge wowe. Hato wiyumva gute kuba wicaye hagati y'abahungu byibuze utanazamuraho gake kugira ngo urebe ukuntu warobesha na Karabo bari kwirebera ku gatako ndobesha iki ko mfite umugore sanaga wayikeneye ntabyo kuroba jewe ntabyo kuroba jewe mfite umugore. Karabo rero, Karabo na Fred ni inshuti zanjye za hafi, turakorana mu kazi, dukina filime kwa Regis, tuba turi kumwe amasaha menshi cyane, menshi. Ntabwo numva ko ari abantu kuri njyewe na mbisanzuraho. Ni inshuti zanjye za hafi, dukorana akazi, baranzi nambaye umwenda muremure, nambaye umugufiya, ariko yambaye gusa Karabo Karabo wagira mbanza nkubwire ari akantu mu kanya nanone avuze ngira ngo nkoso waravuze ngo ntago mbafata nk'abantu. Ubwo rero araza kutubwira nimba dufata nk'ipusi cyangwa urukwavu cyangwa isatura cyangwa se kiriya biti gitambara. Ahubwo icyo nkubwira ni iki, adufata nk'abantu bakomeye biyubashye. Urabona aradukunda cyane, aba yavuze ati ngomba kujyana namwe mu kiganiro we na Fred ntimunsige. Buriya akunda Fred cyane, ahubwo mbere nari nzi ko bakundana bagiye kurushinga, nyuma nza kumenya yuko umwe hari ukuntu yiburungushuye ku ruhande, hari ukuntu ibintu biburungushurana, ariko barakundana cyane. barakundana nuko ngo uramuzi wese sibyo? Aravuze ngo uramuzi wese, ngo barakuzi wese, ngo waba wambaye waba utambaye barakuzi wese. Oya ntabwo ngiye ko tumuzi yambaye ubusa. Aha data utaneranya n'abantu. Okay, muri filime zanyu mukina hari umukobwa abantu bajya bagira inama ngo azajyambara yikwiza. Uriya mukobwa bamwita Miki sibyo? Ese wowe uriya mukobwa imyambarire uyivuga hiki? Ni myiza ari abari mu kazi. Ubundi mu buzima busanzwe yambara nk'abasiramu. Waratse nkibaza umukobwa wo ufite uri gukurikiza irari ryawe. Ubwo noneho mubazi. Gukurikiza irari ryawe kuko ari byo bigushimisha. Rata wowe ubibona ute? Ikintu nabwira abakunzi bacu, imyambarire ya Miki bayitindaho kubera ni muri comment, ni ibintu tuba twakinnye badahari. Ntabwo rero twabakondana na nubwo twababreminga, turabakunda cyane kandi ni byiza yuko batubwira, kuko iyo batubwiye tubona ko ibyo twakinnye hari aho byageze mu mitima y'abafana bacu. Miki ni umwana mwiza cyane, umwana mwiza cyane. Kwambara kuriya natwe twese turambara, harimo ba Kadete, harimo ba Honorine n'abandi bagenzi bacu. Kugenda mu kigare se ko mbona bino byo bikubera, nawe ujya unyuzamo ukambara ibintu bigera hari hejuru koko. Oya icyo kibazo wakibaje Karabo k'Imana. Ntabwo oya nareke nyisubize nta kibazo. Wowe bakikubajije mbariza Perete kira kibazo. Impamvu ubona bari kubitindaho cyane, hariyo nakinnye ndi umudamu wa Karabo. Aho harimo niyo nakinnye ndi umudamu wa Fred, niyo mpamvu ubonana nabicayemo hagati. Ariko noneho ndagira ngo mbanze niyamaba. Hari umuntu nabonye muri comment arandika ngo Karabo ko nabonye ukina nuriya ni kira gishongore, kira kizungerezi, kira cyotara, kira gikobwa uzagishobora mu burira hari ukuntu mwiburungushura bikagenda neza. Ndugu yangu ndagira ngo mbanze nkubwire ngo kuba umuntu yaba ari ukuntu ansumba cyangwa iki, ntago bivuze ko kuri ya gahunda ibintu bigenda nabi. Abo babantu tuye tugabanya stupid, kuba umuntu ari stupid mu mutwe. Ijewe kira gikorwa nta gikora neza kandi kikagenda neza, cyo gikora neza. Ibyo ngibyo tubyihorere, ariko icyo ngicyo ntago cyatuma ntamubyaza umwana. Ingo namubyaza umwana akajya ku gise. Karabo k'Imana rero ibyo ngibyo nibyo bye, utagira ngo hari ibindi yakubwira birenze ibyo. Ni ibyakubona no kuri tele. Iyo abonye umukobwa unyuzeho yambaye akamenya aba yisetsa, wajya ni yandirimbo sinzohera imyanga ahora yisetsa, nawe niko abameze rero. Rero uyu mujyanye muri icyo ikiganiro cyarenze ibyo yisetsa avuga ibyo. Uri kumwe n'uyu mukobwa ngukina ngo ari umugore wawe sibyo? Uyu munsi ntago nyine yarari gukina ari umugore wawe sibyo? Icyo gihe akina ari umugore yari yambaye gutya? Oye yari yambaye gutya, yari yambaye iyindi myenda ariko igeze hasi, igeze ku birenge. Igeze ku birenge. Urumva yakinnye ari umugore. Rega biriya ndagira ngo wenda mbeseriye cyane noneho abantu batagira ngo ibintu byose nabyize comedy. Nukuvuga ngo kuriya yitwaye kuno ubabona biterwa na role baba baha. Nuko nakwa kundi bayiyambariye utuboro twiwe ari gukina ya marore bambaye utuntu hafi yo kwambara ubusa. Uyu mukobwa ni iyihe role igushimisha kubona ari gukina? Role zose ziranshimisha kuko icyambere cyo
icyo ndeba nuko babifirinze neza babikinye nkuko babibahaye iyo babikinye nkuko babibahaye nkawe hoya we gukurikiza ibyo abafana bakunda nkaho uri kumureba kuri tele urabona nk'iyo yifunze gutya yambaye rumbiya niyo yambaye akantu kagufi wowe oya ahubwo we ngiye nkunda rore bashobora kumuha ntabwo ndeba ngo wenda ngo yambaye ijipo igeze ahandi cyane iyo bamuhaye rore akayikubita neza uko yaba yambaye kose giye biranshimisha. Ubundi nubwo twavuze byinshi ariko ntago bano bigeze bivuga kuriya yatubwiye ko ari muri umuna super manager atugana amazina ye wowe bakwita ngo icyo yaryo Njye nitwa Dushimimana Josiane. Dushimimana Josiane kuvuze witonze se kandi ndaza kubwanuka mu kanya bumirwa nitwa Dushimimana Josiane. Yego witwa Dushimimana Josiane. None ndagira ngo mumbwire ukuntu Karabo aba ameze kuri tele ese Karabo ni umuntu umeze gute twebwe mu buzima usanga ubona ari umuntu uderanja ibikini bikimwe aba ameze gute sha rero Karabo ntekereza ko atajya agira kwihishira kuko ngiye no kumumenyera byarangoye ni umuderanjeri Karabo aratebya cyane muri uko gutebya akabamo guserezanya cyane ku muntu utamenyereye Karabo mugikubitana birabangama cyane ariko iyo mumaze kumenyerana Karabo ni umwana mwiza cyane gusa kumenya ukuri ko biragora ntabwo uzi ngo ikintu avuze ese ni brage arakomeje agendereye iki kwa nijya ambwira ikintu nkazagitekereza nka nyuma y'iminsi 3 yego nuko wowe turakuvumba ngewe turakuvumba wowe reka nabibwire n'abantu buriya ngewe mfite ukuntu nteye ndimo nkaba Patrick batatu cyangwa se bakarabuka Imana batatu harya yitwa Patrick hari Karabo urumva w'umu-entertainer hari na Karabo w'umunyakuri hari na Karabo witonda ibyo bintu byose ngire ngo murabizi kuko ari n'abantu bajya bagira ngo hari abantu basa nanjye benshi kuri izi mbuga kandi ari ngewe umwe ubikora urugero uyu munsi unyicazanyije na Maria Yohana ushobora kwitonda cyane ku buryo ubona Patrick atandukanye n'uyu nguyu iyo tugiye muri entertainment nk'uko nicanye na ba Freddy na Josiane nyine mba umu-entertainer ngiye no mu biganiro bya politiki aka kanya direct nubwo wenda nakunda kujya muri ibyo biganiro ariko buriya nabyo na politiki ngerageza kuyumvaho gato nubwo sinjya nyijyamo sinshaka no kujyamo ariko nabyo umita mpinduka undi Patrick ibintu byose nyine ngerageza kwisanisha nabyo iyo ndi mu muziki ndi umunyamuziki iyo ndi muri filime ndi umukomediye yes ndumva ari ibyo nuko nguko bimeze ni fresh aho ngaho turabyumva cyane sibyo hanyuma se wowe watangiye gukina filime ryari njyewe maze muri filime amezi 2 kugira ngo uhure na Regis byagenze bite kugira ngo mpure na Regis hari umushuti wanjye baziranye twaraganiriye musaba ko yampuza nawe arabinkorera Regis ni umwana mwiza ntabwo yigize angora yego aka kantu bazagakatamo njye kukubaza nakakubaza mu ibanga ibintu bitwa ruswa y'igitsina wigeze uhura nabyo muri bino bintu bya filime rero njyewe tubwize ukuri none bazagakuramo njyewe nta kibazo mfite cyo gusubiza kuri ibyo ubwo uvuga yuko yahuye na ruswa y'igitsina ntabwo najyaho ngo ntere komenti ku bye kuko buriya abantu twese buriya impinja ntabwo twese tuvuka dufite amahirwe amwe njyewe ku giti cyanjye urumva ni mushiti wanjye uziranye na Regis twaraganiriye cyane ko yambonaga ko mbikunda arambwira ati se nguhuje n'umwe mu bastari impano nkubonamo wagenda ukayigaragaza ndamubwira njye nta kibazo ndabyibuka yarampamagaye arambwira ati nsanga ahantu ndi kumwe na bamwe muri ba bastari ujye ubona ndamubwira uri kumwe nande arambwira ati nimba uri hafi ngwino njyewe ndi kumwe na Regis ntekereza ko nabwo yari ari kuri tere naragiye Regis turahura ndamwibwira mubwira n'icyifuzo cyanjye arambwira ati rero genda witegure kwitegura nta kundi arambwira turabona turahuye turamenyanye ampa iminsi yiwe akazi agakorera uko iminsi yateguye yo gukora akazi kiwe arambwira ati niwumva ubishaka uzampamagare njyewe rero nkimara kwiyemeza ko mbigiye murumva nimba umuntu amaze kunyemerera hari ukujya mu rugo nkavuga nti se inzozi zanjye zibaye impamo ese niteguye gute
kujya kwerekana impano yanjye, ese niki nzereka abafana banjye cyangwa se abafana ba Regis ninjye imbere ya kamera niki mfite cyo kwerekana. Naramuhamagaye ndamubwira nti rero ndi kumva noneho niteguye. Arambwira ati nta kibazo, ngira ngo iya mbere nakinnye twayikinnye mu gihe cyo kwibuka mu kwa 4 2024 nibwo bwa mbere nasohotse. Nasohotse turi gukina ndi kumwe n'abandi bana bagenzi banjye. Urabona hari ukuntu mu biganiro igihe cyo kwibuka abantu bafata gahunda yo kwibuka bakumva ko atari iyabo kandi ari abanyarwanda. Njyewe rero nakinnye ndi mu kigurupe twumva ko kuba hari umuntu wagiyeyo bihagije. Ntabwo twabikinnye kubera ko ariko dusanzwe, ahubwo twabikinnye kugira ngo dukangurire buri munyarwanda wese aho ari ku isi yose igihe cyo kwibuka tujye tubigira ibyacu kuko nitwe bireba, nitwebwe tugomba gusobanurira abanyamahanga ibyabaye mu gihugu cyacu, yuko ikiganiro ni ngombwa ko twese tujya mu biganiro, cyane ko nanjye ntabyo nzi, ariko iyo ugiye mu biganiro hari byinshi umenyeramo bitewe n'ababaye. Okay, no kuvuga ngo kuba nabyo uzi no kwa ko ukiri umwana ukiri mutoya ukiri cyafite imyaka mitoya sibyo. Ni na twise tunaterwa ubwoba bwo kubona abantu b'abapapa bicaranye n'umuribu. Oya ntago ndi umuribu, urabona jenoside ibaye hashize imyaka 30. Imyaka 30 rero njyewe ndenzaho umwaka umwe. Urumva mu by'ukuri ibintu byabaye 94 usibye kubyumva n'ababyeyi abaturanyi cyangwa se nakuri tujya mu biganiro. Ariyo mpamvu nkubwira ko kujya mu biganiro ni ngombwa kuko harimo ibintu byinshi twebwe tuba tutazi nk'urubyiruko, ariko abakuze tukagenda twiga. Bitandukanye na role nakinnye turi mu rugomo, ntacyo bitubwiye kuvuga ngo nyiri igipangu yagiye mu biganiro, ntabwo ibyo bihagije gusa. Okay, reka dusoze ndabona baje sibyo kara. Reka dusoze mujye kwikinira.